ntabwo njye nemera ngo abakobwa batarabyara ngo nabakobwa nabaki oya bose sikara abakobwa mutarabyara harimo abo bagize nk'imyenge ya supaneti nimukajya muza kubeshya ushaka ko umwari ukiri bamugize akayunguruzo umwari hari abo bagira akayunguruzo rero ubwo nta kuntu wazubwira ngo ndi umukobwa ahubwo oya ese ubusimba kwa mamaganza nafite abana bamaganza umutegarugori none ubukombe n'umugabo ujye umwatakase uramumenya nawe se yuriyo arera abana batara yego none yarabareze na mbere atarakubona basigaye banyita papa umugabo winjiyeyo aba ari iki cyabo bana ndabona bisobanura n'umukuru ko babyita nawe udukuri na komanda imeri kubera hari hakurya n'urukivu ejo bundi ushobora kumanuka ngenda njya kuba guverineri mishavugishije ukuri mishu wasanga iza amaze kumenya umubare uri kubyumva cano amaze kumenya umubare amaze kunyura imecyazi amaze kumenya hari indende zifite abasabo benshi hari ingufu zigitangira hari izibyibushye zimeze mu makanyo ese we cano yanzu voro wayihura nayo senza cano yabireshye tera hari n'abandi bafite cano nzovu cano yawe buriye cano yanjye aha na shooting ni heje ahura na za cano zawe monetize nanjye ntabwo ramuje ibihe byiza cyane kuri wowe ukomeje gukurikira uyu muyoboro wa YouTube turabasuhuje tubifurije kugira ibihe byiza. My name is Mr Journalist, nitwa Mr Journalist nkuko wabyumvise rero ahangaha kuri kamera ndakeka hari abantu uri kubona badasanzwe abantu bamenyerewe hano mu myidagaduro hano mu Rwanda. Ngiye kubaha ikaze ubundi tugira ibyo tuganiraho ubundi mwebwe ntimujye kure twagiye. Reka mpere hano ibumoso bwanjye ndahabona umugabo nta wundi ni Nzovu. Ntabwo arutuye umugabo mwahaye umugabo uwo mugabo akavuga ijambo imbere yanjye se ubundi njyewe naravuze ko njyewe abo nicara nabo bose buretse uyu mugabo ako nawe nta kigenderega uzi ko Nzovu murusha ububura kugereranya umuntu n'iryo tungo mwana iyi mbwa urabona akamaro kayo ntabwo yigeze idusagarira ariko Nzovu noneho ibaze nk'iyo ndi umukobwa Nzovu bayansagariye kugira ngo tubita gusa ko ntasagariye mishu kandi ari umukobwa ibyo birahagije nicara neza ku ngunge nicaye nabi iyi ni telefone yanjye uyifataho uranshakira iki kuri telefone ntanza bisanzwe n'ubundi nawe yahagutanze kuki kurusha ubwenge imbwa nyimwe ubwenge umva ko ari ibyo yakavuga ni ukuri Nzovu iyi mbwa n'urukundo umuntu yari yankunze mu babiri bishumwe wese ntabwo icyo ushaka kuvuga bareke ikindi yimbwa wenda yanyitiranije mishu azamuye akaguru itiza hino yanjye mishu yicaye gutya yajya munsi ya mishu imbwa ni impero umwe mukafate imbwa ngo muyigeranye n'umuntu hari n'abiruta ariko n'abantu batwa n'imbwa ariko nawe irakuruta Nzovu twajya mu kibuga cy'indege dusanga imbwa ifata igisambo nijoro kije kwiba we wagifata none se ko wiba wafashwe n'imbwa zingahe ye nibagiye kisinjya ni ariko mishu aho kugira ngo Nzovu mwe no guhereza imbwa wahari yahanzo nakwihera Nzovu ubu se koko ngiye najya kuronga n'imbwa umuntu aba ari umuntu mwaganira impyisi iwanjye kuryikurundarunda wowe urashaka gufata Nzovu ukamugeranya n'iyi mbwa ibaza Nzovu ari inyuma ya mishu nimubona ikirondo mumbwire iyi mbwa ni ikigabo nimba ari ikigabo wakigabo ucunga umugore we atamwataka alright abo bantu rero nuko musanzwe mubamenyere nuko batangira batera brand zitandukanye ariko ndakeka nta rwango ariko se Nzovu amakuru ni meza iminsi imeze gute muri iminsi cyo kusibye ko umunsi haramutse akabeho yes ariko nubwo haramutse akabeho ninjoro ntambeho nagize nandi kubona Mama Queen yego nano right Mama Queen ni ka coffee kawe ni ka coffee kanjye mbese yampfumbase ni nko kunywa hakunyagi sihumva ukuntu bakojya bamutera n'umuwowe hari kirusha abantu Mama Queen yaragufumbase ngo yaramufumbase uziko gufumbata Nzovu bingana gufumbata impiri oya nwese hari ikiza cyawe ajaho umurutuvuta urumva yajaho umurutuvuta bita sinzusuze ndamubaza se none tutuvuta tukuye ngo nutwa Mama Queen reka dukomeze niba umuso bwa Nzovu turahabona umwari utamwaye umuki umwari umutegarugori umuki
ese ubundi uyu nguyu nta kintu kiza yamvugaho mwibariza rata warujye ko umwari wariboye ufite amaribori reba umwari wariboye Rwo tuvuga ngo umwari utamwaye umwaza umwanda w'intoki nziza zizumweyo ni wowe tuba tuvuga uwanguwa rero urabona yakuye ni wowe w'intoki nziza zizumweyo ni wowe nawe ufite imyeyo oya imyeyo ko yanayiciye imyeyo ntabwo nadufashe narimbuze ngo umwari mwiza umwari ni ubushaka akunda imyeyo narimbuze umwari mwiza utamwaye umwaza umwanda bisobanuye ni ukuvuga ni wa mukobwa ufite isuku mu rugo uwo bita umuzezwanzu gusa mwabimenye muri abahirimbire umuzezwanzu rero mishu ku isuku sava noneho w'intoki nziza zizumweyo umweyo ni ugukubura uri kuvuga wakubuye mu rugo hasa neza narimbuze umukubuzo n'ubundi ndetse nzovu nyine uretse iterambere se ngubu ari imbere twavuga ngo bacaga imyeyo kuko bo kera urabona kera umuntu yajyaga mu ishyamba bakubuzaga hari imyeyo bakubuzaga bajya gututira mu ishyamba sibyo bagatutira imyeyo nyine umukobwa waciye imyeyo yarayicaga mu gitondo agaharura umuharuro agakubura bavugaga gututira ibyo mushatse kuvuga babyitaga kujya mu rubohero none umuntu usanye guca imyeyo n'ikisi ngo tubwire nta kibazo uri umuntu mukuru nta mwana cyane ubu ninde ugica imyeyo ubu ngubu kera byari ibiki none hari imyeyo isigaye igurwa igurwa ni imikubuzo ni imikubuzo tubwira imyeyo ni iki ako cyangwa mishu natubwira ko cyangwa reka twarayiguraga twebwe ndacyakomeza kubakira wowe umeze gute mishumu cyane kuri umva ibintu ni bombo chocolat tubwiye ukuntu kino gitondo cyari kimuryoheye abyutse afata yararaye na mama Queen wararanye nande byagenze gute kino gitondo cyangere ngo naraye nanditse 4 imwe mbi kubera kubura wakufasha kwandika kwandika a ni nka bwana kwa kundi mwikarita kuko wakunda kurya mugaramye amaguru gategera gutya sima bimeze nka a avuze ko yaraye yanditse 4 nyine ndibaza kwandika iyo 4 wabuze wagufasha kwandika a cyangwa yanditse 8 oya ni a mishobora naraye nanditse 4 ndera nanditse 4 habuze umuntu uza tugahita twandika a yari a kuko naragize kirumba yamanutse buriya ni iby'agaciro kuba dufite a yicyapa ni iby'agaciro kuba turi kumwe na mishu ni umwari rwose urabona ko twamushagaye aho baba mbere na mbere umwari utamwaye ariko wagiye ubyemera koko wagiye ubyemera mishu ntago uri umwari yakarata nabo ndi umwari njya mu nama abakecuru n'abategarugori neza ko umwari ariko umwayi umwari mu mutwe nta gihe kirashira uswa yakataruga mbere avuza mu mutwe wanjye harimo 0 kandi none ikintu maze kubona azi ubwenge sha azi ubwenge burya nawe ukibibona ikintu cyitwa 0 reka twikomereze umukecuru rwose mumeze nka mbutiyaje ariko nta kintu yego mishu nta minsi irashira nta no kwezi kurashira hano mu gihugu cyacu turi kwizihiza umunsi mwiza w'abari n'abategarugori by the way turabikwifurije yewe murakoze ni nko karabye inkoko mu maso ese umwari n'umutegarugori wadutangira akajyumba barako kareka tubwire itandukano ry'umwari n'umutegarugori dufashe umwari n'umutegarugori bitandukanye rero umwari n'umutegarugori ngenekereza ko umwari ari wa mukobwa utarabyara batajya bananacurika ngo bacurukure bacishe hasi egari kuvuga ngo umukobwa abakobwa oya ntago njye nemera ngo abakobwa batarabyara ngo ni abakobwa n'abaki oya bose siko ari abakobwa hanyuma mutarabyara harimo abo bagize nk'imyenge ya supaneti ntimukajya muza kubeshya ushaka ko umwari ukiri bamugize akayungiro hari uwo bagira akayunguruzo rero ubwo mubwo nta kuntu wazubwira ngo ndi umukobwa ahubwo ninjye ubivuze nyine hari abakobwa uri kumva akaba ari umukobwa atarabyara ariko sisiteme arayiha tuvuge nk'ubu wenda narashatse ndarana n'umugabo yego buri joro wenda turikaraga abagabo bageraho bakabihaga bo n'abagore ugasanga rimwe na rimwe bifite utubazo ntibanabikoze ariko nyamukobwa udafite umugabo mani uziko umusore ategera amenya rwa rushinge rw'umutayeri udoda buri munsi ni ukuvuga umutegarugori ni umugore umutegarugori njyewe umutegarugori nemera ko ari umubyeyi kabisa urumva umubyeyi wabyaye abandi nabo baratandukanye
hari ababyeyi nabo baratandukanye ubwo rwose none se ubusimba kwa mama Ganza nafite abana bamagana umutegarugori none ubukombe ujya umwataka uramumenya nawe se yuriyo yego nta kibazo ako ni umugore ni umutegarugori wo nguwo ararera abana biwe abo bana uraramo wumva ngo uraramo yarabareze na mbere atarakubona basigaye banyita papa akabana bitaka papa bararusha baravuga ngo umugabo winjiye urugo rw'umubyeyi afite abana uwo mugore afite abana uwo mugore akaba afite abana umugabo winjiyeyo aba ari iki cy'abo bana ndabona bisobanuye n'umukuru ko babyita nawe udukuriye ariko nibyo nani y'isano bafite imyaka 40 oya nibyo ko mbabwe bazatubwira none se ni kinyarwanda da buriya tatubaje no sondo ngaho tubwira umugabo winjiye mu rugo rw'umugore bamugwe yarabyaye umugore akaba namugagifite ako umugore akaba afite abana uwo mugabo isani hagati y'abo bana nawo mugabo ni yiye uwo mugabo niki cy'abo bana mbese ntabwo ari se wababyaye ni step father sibyo aho ni mu cyongereza mu cyongereza ni papa wa kabiri se nta muntu ugira papa ni igice cya papa ni bibi kandi nose kankwereka mishu nk'ubu nge nawe ntasano dufitanye na rimwe niyo wajya mu gisekuru uzageza mu gisekuru zijana tutarahura siko bimeze ubu nkwinjiye iwawe nabandi iki cy'abo bana nyine ubu uri papa w'abana gute se uyo kutunyangingo twanje n'abo bana tumwinduje tukamugira umugore yaba ari mukazi navyo ntibibaho ndibaza utunyangingo twanje dupimye n'abo bana aho byahurira ushatse kuvuga ko ibyo nzova vuze ari byo wenda ku ijambo ritari sawa Igorata arashaka kubyemeza uwo mugabo uriyo ntabwo wenda yakoresheje imvugo nyandagazi mujye mutubwira uyu ni umupasiteri ko ariko warapfuye ashyigikiye nzova icyo yavuze ntabwo ngira jambo kuko ntabwo rimeshe ariko mu by'ukuri uwo mugabo nta sano afitanye n'abo bana ni nkuko nahura mu muhanda umwana nkamusunguza nta nuko babyita mu kinyarwanda nta sano ibamo usko nemeze se kuko uwo mugabo ubwe abaye atagira umutima nabo bana bakuze yabarongo reka mishatubwire ibyo byo bibaho hari igihe umudamu hari igihe umugabo agira gutya akabashatse umugore ufite abana hakaba harimo umukobwa abakobwa rero dukura vuba akaba araje abaye umukobwa w'igitonore nawe kaza kumumenya wa mugabo agatangira kuzajya ajya kuri wa mukobwa ariko njye musanze ku mwana wanjye nyina n'umwana akarya umwana na nyina ibyo ndabizi nanjye byabayeho hari umumama rwose twari duturanye yabyukaga mu gitondo agiye kurangura ikigage umutipe agahita yataka umukobwa we ngo nyina yabyukaga kare kare agiye kurangura ikigage saa 11 numva saa 11 waba ari umuco mwiza oya ni ukuri kw'Imana ni mubi pe kandi wa mwana waramureze kurya umwana ukiyunyuguza mama we mishu kugira ngo nkomereze n'ibumoso bwawe ndabona naho hari umugabo aho turacyari kwivuga reka mbabwire rero nitwa Nkunzu Rwanda Leonard wenda n'ubwa mbere naba ndi kuri yicano ariko nge ntabwo ndakazenga ndamazi atemba n'abandi se banza wumve banza wumve aho nayo kwivuga ukantanga imbere nyagupfupfuka nk'ikinyabwoya we iyo ndurugutse aretse nkivuga yako nk'umuhiri kumamagara ndi gukupa hana kamamagara na hano allo ariko rwose kumamagara nagukupa ugahamagara ku yindi ni ikimenyetso cy'uko mpuze uritabye se kandi nta kibazo yarapfuye uyu nawe warukiri gukomeza kwivuga nembabwiye ngo ntabwo ndakazenga ahubwo nge ndakageze bivuze iki ntabwo nzirikiye hamwe akazenga gahora hamwe amazi arimo hani igihe aza gukama ibikeri n'imivuvu byahungiyemo bikaza gupfa uwo mugabo uri ibumoso rero ngewe nibyo nikubabwira nyine uyu munsi ndi kuricana wenda nk'umuntu mushyashya ariko nije muzamura n'ahandi rero ndi Nkunzu Rwanda Leonard uzwi nka Apotre Manase kandi koko nubwo natindanye nazo zaza kunsiga imbaraga sa none hari yabaje urabona hari imbwa isanzwe akaya n'imbwa ifite umusuma iyo yiba mbi kuruta izindi ariko se Apotre na Pasteur imbwa ifite umusuma yumvise yakawagira ngo yarandi mu bitekerezo Apotre na Pasteur bitandukanye cyane Apotre ni intumwa ni intumwa Pasteur rero ni garade mu kinyarwanda yego Pasteur ni umushumba uvanga Apotre ni uri kwejuru yego ni Capitaine na Major nano bihurira Apotre ni hejuru yanjye raporo nyitanga kuri Yesu cyakuma hari Pasteur bitewe n'ibishumbye mu nyine ubu nkanjye ni Pasteur
ubwo suri brigade ni pasiteri w'abakirisitu kuko ngenda senga noneho ariko nabwo hari igihe mpura n'abahiri nka Nzovu na Yaka n'abandi uzajya ubabona nkarwana nabo kuko bivuze ngo umuturanyi wawe narwaza ibinyoro ntucukure imva ahubwo babarana nawe uhangane ntabwo nzabona Yaka afite imikoro y'abahiri ngo ntuze kuko ngo ntabwo gutukana no kubacyaha navuze ngo buretse banze wumve ngo umudugudu nujya gushya ntuwuburire amaraso yabo azakujya ku mutwe siko bimeze niba Nzovu ndi kumucyani wikwivuruguta mu ivu uri umuhiri imbere umusaza mucyaha turabyemera ariko suka mumwita ngo mukanya uravuze ngo apfuka nk'iki kingo nk'ikinyagoya nose ndamututse ko ni kuganira abari kuganira n'abapasiteri baraganira kandi ubwo biba byejejwe none se Yesu ntabwo wa mugore amubwiye ati mwigisha ntabara dore mfashe umwana wanjye ararwaye yaramubwiye ngo ntabwo binkwiriye kumfata ibyo byejejwe by'abana ngo mbigaburire imbwa none warangije uwo mugore amubwira ati ariko nubwo n'abandi imbwa n'itungo n'uvungunyukira uva ku meza ya shebuja uyu munsi rero nshobora kuba ndi umuntu nyamuntu gutyo ngo ndi pasiteri apotre noneho yakaba ari umuhirimbiri yaza akamubwira ati wenda pasiteri mfite ikibazo iki n'iki nkavuga nti akira ubwo ni nkaho rwavungukira ngaburiye yamba nabwiye nibabona imbwa zabaye nyinshi akazamo n'izifite umusuma ntabwo twemeranya nawe turaza kukugarukaho yakamwana amakuru ni meza kino gitondo uri kukibona iki gitondo vraiment bwakiye neza shimira na komande muri kubera hari hakurya n'urukivu ejo bundi ushobora kumanuka ngenda njya kuba guverineri ni mura ariko mukanya mukanya turakubuze noneho ugarutse twumva umeze nk'uvuye mu rwino ahumura nk'abakobwa umwaka w'ishijana nawe yaje yabaye urwino nagiye kugura itabi ngeze haruguru mpura n'abantu ati dore yakati dore nibwo bwa mbere nagera ino kuri kumwe na pasiteri ntabwo yagusize ubupasiteri nawe wenda ngo erega yaka kumubwira ngo reka ntabwo naba pasiteri w'indi manganya nk'uyu ariko uri umukristo no kuba umukristo w'indi manganya nk'abo ndi kubona bo muri iki gihe umva mubwire niba nakubwiraga rero yego niba nakubwiraga ntiyaka kumwigisha no guhozaho ni nko gukarabya inkoko mu maso biragora ariko nta muntu abantu bose no kwigisha no guhozaho ariko harabumva nka mishu naramubwiye nti mishu arumva aho kwambara ijipo ngufu zambara ikabutura none yarakumviye yarayumvise mishu ariko nambara ijipo ngufi yakwicara akawabona ikimara amafaranga ibyo rikaba ivuga butumwa buretse buriya mba nahuguye ahubwo ngo wicara ubona ikimara amafaranga ngo wicara n'ababaza imbere ye ariko imbere nta hantu hago imbere habona ahubwo ni abantu uri gutera ibibazo ako nge ndumvira baranzi no n'ubundi yabaga yicaye ijipo ye ngufi asanzwe na munini urabona ko afite amabuno yanihira igisipakiye intebo z'inyanya cyangwa se rifani kandi niyo yaje aho uri kubwiriza za yambaye yego nkavuga niyo mishu wakwe ngo uzatugushe afazara mbari kabutura ikabutura no yambara imbari yarara none ko yahagurutse imbwa gisamba kirya iminsi 2 ariko mishu tukugarutseho wemeranya n'abantu bavuga ko umukobwa wese ari umugore oya njeho ntago ari uwo ari we wese harimo abakobwa rwose twemere wenda bataraba n'inuzi ngo ariko umugore wese si umukobwa mishu urabyumva ute wowe kuri ibyo bintu reka rero nkubwire ngewe ukuntu njya mbitekereza kuri ibyo bintu nyine mbajije urumva abagore bose abagore bose siko ari abakobwa ariko abakobwa bose nabwo ntago ariko ari abagore ukuntu rero bimeze hari abakobwa nk'uko nabikubwiye twumva n'ubundi bararana n'abasore rimwe yararanye n'uyu ejo bundi uyu ejo bundi uyu ejo bundi n'abasaza uri kumva oya atari no muri rwa rugero ngo ni indangamirwa oya bari indangamishu umukobwa uvuye kwa Nzovu akajya kuyu akajya kuri uriya akajya kuri niki nesaba yakagiye muri rwa rugero rw'indangamirwa ni indangamirwa niki reba aho batandukaniye indangamirwa niya yindi yishyuza none se yaza bakajya nta kintu umuhaye uri kumva abakobwa bari abakera njye nta n'umukobwa wanze imbere ngo anyiyemereho ngo azunguze utubuno ngo ndi umukobwa wese nturi umukobwa njyewe ntabwo ndi umukobwa indangamirwa ni ya yindi mujya mu biciro uri umubyeyi yewe ntabwo ndi umukobwa muri kucyaka nababwiye igisobanuro cy'umukobwa urumva mishu avugisha ukuri n'undi nawe baramutama ubu niba barangize nk'imyenda ya supaneti murumva naza nkabeshya ndi umukobwa mishu avugishije ukuri mishu wasanga izo amaze kumenya umubare uri kubyumva cano amaze kumenya umubare amaze kunyura imeke zimaze kumunyura imbere ziruta ubwinshi amagambo yanditse mu gitabo cy'itangiriro
shimye ko atari yabeshye ibyo byari kwa Cano zo naranazizengurutse Voilà. nyinshi pe hari indende zifite Cano abasabu pe. benshi hari ingufu hari ingufi zigitangira hari izibyibushye zimeze nk'izikinishwa amakomedi gusa nonse Mishu hari uducano turaho turabamonetize hari zakubabaje hari zagushimishije kurusha izindi mbese wasimuka imikingo myinshi yose ikakuvuna kimwe uzi ko ari umukingo usimbuka amava akaba yazamuka mu matako hejuru ariko cyakoze mwana pasiteri barango ni Cano none se ni iki nese mu makanyo gato tutarazana arabizi Cano ni nyinshi nagiye cyakora Cano yange nturayijya ese we Cano yanze voro wayihura nayo se nzovu Cano yabireshye tera atarabana Cano yanjye yagira ngo mushaka hari n'abandi bafite Cano Cano nzovu Cano yawe buriye Rosari yo yafunguye ye Cano Cano yanjye aha na shooting ni henshi ahura na za Cano zawe monetize yanjye ntabwo iramonetize yawe ni mama queen Cano yawe iri monetize yawe ni mama queen ubyo nzovu Cano bayivuze Cano yegureba mama queen urebaho gusa nonse Mishu niwe ugeraho gusa uze kundangira iwawe ya pasiteri warayo Cano yanjye ntabwo yayi reka uyu se wundi haryagira Cano yo ubwo yaba maze mbivuga iya yakase iya yak reka bano bose Cano zabo wapi Cano ntabwo yake zabamonetize Cano yake ntabwo ntacyo yakumara Cano yakisha ufite strike njya ku macano uri kumva yabaye monetize akananyishyura neza ayo macano akanyishyura neza ngo ngwino ukorere ubuntu niba monetize nzakwishyura yabaye monetize nyareke amaze Cano y'uyu mutipe yego bayahaye strike bayihaye ibihano ntiyemewe kuko yakora Cano y'uyu nawe irakora ariko iracumbagira kubera ubugufi bwayo ariko ko ngira Cano zibahabwa strike kamwana Cano yiwe haraho yibera kwa mama Ganza iyo Cano ye nanjye yibera kwa mama niwe ufite dashboard yawe reka nze nshake nanjye nyihera Cano yiteka ryose kandi ngi tutanagana ku musozo rero hari ikintu ariko tunawuganaho nagira tubikanire ku kintu cy'ingenzi n'abadukurikiye wenda babe bakora ariko reka tubabwire ko ndaharaza part 2 yacyo kuko urana turi muri vibe zo kuba turi kwiganirira kandi ntabwo turangije none umvugiye yego bona ndi kuvuga nti abadukurikiye hari icyo baba bagomba kumenya byanga bikunda bagendere mu kigani sinema mwese ndabizi muyihuriyeho ariko njya nibazana ko muri sinema usanga abantu bakoresha amazina batiswe n'ababyeyi cyangwa se amazina batahawe badafite mu byangombwa nk'abanyagihugu urugero wenda nshobora kuba nitwa wenda Habimana François ariko wenda muri sinema nitwa wenda Egide n'urugero ntabwo ari muri sinema gusa no mu myidagaduro nko mu muziki ugasanga nitwa Bad Boy ngewe ndagira mpere kuri Manasi ushobora kubimazemo igihe iyo ni iyihe mpamvu ituma badakoresha amazina bahawe ahubwo bakitwa amazina yandi atandukanye n'ayo bahawe nta nubwo binemewe mu buhanzi burya wenda nge kuko mba no cyane yo mu ikinamico nge nk'umuntu wahuguriwe kwandika no gutoza ikinamico no kugikina kirazira kikaziriza ko wafata izina ry'umuntu akaryongera ugakoresha kirazira mu mahame y'umwuga niko mu mahame y'umwuga w'umwanditsi ntabwo nafata izina ryanjye nkankunza u Rwanda nongere nishyire mu ikinamico ngiye gukina urugero byatezaga abantu mwiryane urugero nimba nturanye na Mishu wenda no umubyeyi ukubita abana ataha nijoro mbese uri kumenya imico yose myiza none ngiye nk'umwanditsi ngiye kwandika inkuru ya wa muntu nimwita Mishu akazuma ikinamico kuri radio cyangwa se hehe n'ubundi umuntu twamisha kwita abana azafite ati uriya muntu ngera kuvuga yanakurega burya bose bajya bavuga ati mutwandikaho ibintu byiza gusa kubera izina rye wakoresheje ariko noneho aho hazarifata izina ushaka wenda umwitse Roza n'urugero Roza ukubita abana arabyumva uriya muntu uriya ninjye ku gahuru pe mbega umuntu tugiye guhuza imico bituma nahinduka niyo mpamvu uriya amazina tuyakwepa ugapata andi ubuze tuvuga ko nta bantu bajya babirengaho bakabikoresha nakubikorega kujya mu bintu ntibize ko umunyamwuga muri byo nk'urugero nk'abanyamuziki pe hari umuntu witwa amazina ye yose nakubwiye ngo umuziki we arigenera n'ibyiwe nenge filime ushobora kumamagara ugiye ukina ibi n'ibi kandi nakubwiye ko abantu bose badafite imitekerereze imwe ku kintu si uko niswe nkunze u Rwanda siko bitakundwa wenda ubu ni ukuvuga ngo ku ndangamuntu y'uyu mupapa turi kumwe ntago ari Nzovu uyu amazina ntayazi se ntimuyazi nako muri sinema yitwa amazina menshi uretse wenda iryo Nzovu ryakuze rigafata ariko afite amazina menshi turabizi yego za metero n'ibindi byose yego metero metero w'inkwavu
baragushungaga nyine uzeka ko ashobora kuba yari kapiteni muri Kongo ari umusirikare ukomeye baragushungaga namba nawe ibigamya birahari kuko aracumbagira baramumennye mwese wari metre bamenye no nawe uzavunika ucumbagira tutari kuryo gade bazarego muri ritaya disi baramumenye ngewe ibyo nzu bavuze ntabwo ngewe nasezerewe mu ngabo isaha n'isaha nasubira mu ngabo ubundi ukivamo n'ikikuvamo ariko nararashwe ibyo bivuze n'ibyo ngewe bihamya birahari ni isasu ntabwo meze nk'akanyoni oya yari ku rugamba ntabwo meze nk'akanyoni ugenda urata ibihanga wikompora ryarapigi undi ryamukura umutwe ko utavuyeho tuvuga ko ari inyama yayakuyemo tuvuga ko yari ari gushunga yanasindaga kutamenya ku isi oya ahubwo ashobora kuba yarasinze cyangwa se bakamurya bogisi wababeshya ko byagenze bite bavuga yuko bamuriye panci ryarasurukete buryakuye none se koko kompora ryarapigi umuntu urizi wenda ni piste reka tugane ku musozo sasa ntabwo dufate part 2 yihuse dusoreze rero kuri maze kumenya twaganiriye bihurize hamwe dusoze turebe tugana ku musozo ngewe mubarizwa mu gice cy'imyidagaduro cyangwa bikunda kiriya kibazo nari nkubajije hari abantu benshi bakibaza ariko nagira nsoreze kuri aka kantu ubundi ko tumenyereye ko akazi runaka bangaje kugira babone abakozi bashyashya mu ruganda rwa sinema iyo mugiye gukinisha abakinnyi bashyashya mubigenzamo abo casting itoranya cyangwa se iriya casting nayo igenera ubwoba ugiye muri zingahe dusobanurire njye ntabwo najya no muri casting ariko yase wajyamo tusanzwe uri umukinnyi na mbere hose oya dusobanurire pastor nayo bakaruswa se hari umuntu akanya utari oya zira casting natubwire nkunze Rwanda uzikoresha natubwire izo casting ukuntu bazikoresha role ufite z'abakinnyi runaka wifuza nimba mwe ushaka umukobwa munini w'amabuno w'amaso uzi guseka neza w'inzobe ashobora kuza nk'abakobwa wenda nka barindwi ariko bose ntabwo basa kuko si impanga icyo gihe urahireba ubishoboye mbe namureba icyo kimero cye usange iki uhitemo ujyanye n'ubwo wifuzaga sibyo icya kabiri ni ukumuha ya role kimero yacyujuje ariko se noneho nibyo cyako kinazabishobora arabishobora hari ibinyamakuru dusomaho harimo benshi batanga ubuhamya bakavuga ngo namwe muri sinema akantu ka giti cyangwa se akantu ka ruswa urabivugaho icyo ntabwo mbizi biravugwa ariko icyo ndekemera yakamwana yewe yakamwana nanjye maze imyaka igeze muri ngaye muri sinema wahuye nabyo ariko icyo nzi cyo muri sinema kuki bakunda kureba abakobwa beza bateye neza kuki ushobora kuzura umukobwa mubi bakakubwira ati wowe wapi nose ubundi wowe waba uri mubi izo kamera se waba ugiye mubi n'ubu ariko icyo nzi biterwa n'ikirori rata bazaguha ntabwo waba uri umukobwa mubi ngo baguhere abakobwa benshi baza muri sinema barabanza bakabasamura barabasogoye mishu tugana ku musozo wowe hariko ngo barabasamura kandi bose mishu baramusamuye oya rwose mishu tuganire ku musozo utubwire niba muzane vugisha ukuri ntibibaho birabi no murajya ngo nari bizinjire muri sinema ntabwo bibaho oya nta byari buri wizana hano ukuntu bimeze uri kumva bishobora kuba birimo nk'uko n'ubundi ahantu hariho hose ntabwo habura gusamura ibyo gusamurana ni ahantu bitaba sibyo si muri sinema rero honyine kandi nabo bafite cyane cyane abakobwa none umukobwa wumva wagikaraga nuza wakaragaga wigeze uhura nabyo ariko ntabwo ndi we n'ibintu byeze tugareke ku musozo ibintu bya casting umupasi wose w'ikigiye kugira ngo aguhe akazi umukobwa mwiza arabanza akagusogongera urabona ahantu hose ibyo bintu birimo kugenda bikorwa nabijyanye na biro byo kujya kwaka akazi mu maminisiteri bira byo kujya mu kizamini hari igihe ugera ko bita derijani imbari deja diregiteri ugasanga abona uri umukobwa mwiza akaba yaguha umwanya ugakora ubwo no muri sinema nyarwanda nimba umuyobozi wa filime nimba ashaka kureba akabuti uyu muntu wamuha umwanya nimugwa mukagira ahantu muza guhurira akakurameza ibi bintu rero ndabizi iyi deba ntiyarangira mukanya turakomeza kuko bikora ntiyabyemera ariko wenda nubwo ari muri sinema gusa ikintu rero ashobora kuba yarahungabanye yakaburiya ashobora hari aho yarenganiye no mu yindi mirimo isanzwe ngicyo mbivugiye ntabwo yigeze njya mu kazi akibyo ni ibintu biba impano mwambonyeho mwambonanye ntabwo nagombye kuyishyura ngo bamakaze yakavuze ngo bakinisha beza gusa ubwo no kuvuga ngo ababise babura akazi uyu biterwa na ruko abantu bose ntabwo ari neza kandi abanyarudindiri mu kanya tuza kumuzanamo sibyo nyarudindiri nayo bamwaka
batarakora subscribe bayikore sibyo basharinge batange comment turebe ngo turi gukora biri gukundwa dukomereze muri uwo mujyi turabakunda kandi murakoze cyane niko bimeze Thank you so much. Subscribe, comment and share. kandi mukomeze mukurikira ibiganiro byacu tuzabagezaho ibindi byinshi cyane biruta ibingibi twizere ko tuzabanezeza ciao ciao